ni muntu ki kuri wowe? Lucas man ko story ndendera. Lucas kubwira gute? Lucas twarakundana, sinabita nko gukundana, naramukunze nawe arankundira bizamo, nimba nabyita ko yankundiye. Araza nyine aza kumbeshya, aranzarya, arambeshya, ndende. Rero ibintu turimo kuganiraho rwose ndumva ntabwo byakunda. Gute se bitakunda? Ntabwo byanyorohera. Byakorohera gute se? Njyaho ndikumva hari uburyo bwinshi byakorohera. Rwose urumva ngiye mfite sheri, umusore mwiza kandi rwose wakabaye ushaka abandi bakobwa beza kandi barahari hano benshi cyane. Utiyuze kwiruka inyuma ya Jovia ufite sheri ubizi neza kamufite. Kariza muracyakundana? Sheri twatse kubiganiraho. Ndasubiramo iri dimu. Kariza muracyakundana? Babe, please. Ntabwo ibyo bintu nshaka ko tubisubiramo. Ntabwo ibyo ndimo kuvuga ubyumva? Kariza muracyakundana? Babe, igisubizo ni yego. Ndege guca hirya no hino. Icyambere cyo Kariza ni umukobwa twakuranye. Mu rugo baramuzi, azwi n'imiryango yose. So mbyere ndumva tutakirwa tujya kuri uburyo nakubwira cyo just bwari guhura tukayivuga fan. Sex and forget, fuck and forget, you know. Ntabwo ari cyane. Ndabwo gatari cyane. Nyine ntabwo ari cyane. Bakubwira ku misatsi. Yego se. Yatari umubiri. Asirika humase. Ubundi ubwiza. Ni wowe byihimbiye cyo gusa cyangwa waravanze bya bintu bakobwa bari gushakisha ngo yice mu mitwe abasore bose? Hoya nanjye niko nisanze. Brian rero ndamukunda ariko kenshi ngutekereje utuntu bagiye gukora dutandukanye cyamita numva nshaka guhinduka ariko nanone igihango dufitanye kirakomeye pe. Ako sundo wamburanye iki? Ubona nari umukobwa mwiza. Aho uri mwiza ariko none hari isezerano nahaye Brian. Gusa ariko reka nkubwire, reka tugarukira kuko waje byishimo ariko turamutse dukomeje waza gusanga n'ubundi byishimo tubivunjemo gutungana kubabara kandi ntabwo nshaka kukurakaza. Gusa tujye mu cyumba. Oya sebo kumwagunze se ni gute najya mu cyumba njya mu cyumba ariko ntari icyo yakoze cyatuma njyayo. Urashaka ngucaginga? Yego.
Jovia, ko watinze kuza ku kazi? Hari umuntu wari umaze iminsi anisha umutwe ariko nyine birasa nkaho byarangiye. Nyine nari ndi mu kazi neza. Nizere ko ibyo bintu turaza kubangamira akazi. Oya, nta kibazo ubu ngubu, nta kibazo. Agakobwa kubanza kazananyica. Use ntirukane mu kazi se? Ariko si ikibazo ko nta makosa gafite. Boss. Za document. Umeze neza? Za document wagomba kumaziriye. Okay. Nazi ko biraza kuzisanga kuri mail yawe. Kuri mail. Yego. Nizera ariko ko abantu bakubangamiye cyangwa ibibazo urimo bitaza kubangamira akazi. No, nta kibazo. Ubu ndimo neza. Shara ugira akazi keza. Shiri bigenze bite? Ninde umubajije? Bya nakugarutse se bigenze bite? Kubo. No nkozi ibingibi. Ni ibingibi nkozi. Kagashyano nako kaza kanyibarisha ubusa. Kumbi ni inshoreke yawe. Umva twubahanye wandaya. Kwiyamye. Mutange ituze kubera ko ndi kumva mutangiye kurengera. Okay. Ibyo mbonye birahagije. Nta mafaranga yanjye. Nigende. Njye kwigurira ikibanza n'ubundi nibyo byari bingaruye. Amafaranga asa yenda tekanye. Iki? Cyangwa urarwara. Mwe tumaze igihe dusevinga. Ngewe nawe. Amafaranga ngewe nawe tumaze igihe dusevinga. Yo gukora iki se? Hano twari turi muri business. Iyi nzu yari inyubako ya business. Watekereje neza. Kuba twabanaga bivuze ko mu mafaranga nakuraga amanjye nkashyira nkabika nayawe. Hari isezerano dufitanye nge nawe. Kuba twabanaga mu nzu byari kwishimisha. Nese mu kwishimisha se nabyo kutatahaga amafaranga bahereza umuntu waje kwishimisha nuba yaje gushaka amafaranga agahita ataha. Wowe twabanaga mu nzu none se twamaraga kwishimisha nkahita nkubara umushahara nkakubikira kugira ngo uzabona bitahana. Iza irogi yakabaye irogi nayo bakagombye kuba umbwiye uti kurama yanjye ukuremo na yarogi umpereze nitahira ariko nta mafaranga nzi aguherereyeho. Urashaka amafaranga agenda yaje mu buhe buryo? Ako se Bob koko nta mafaranga ya Brian ufite? Shandarengana pe. Nta mafaranga ya Brian ambizi. Ubuse uko Brian angana gutya ubu ni umuntu wo kuba yananirwa kubikira amafaranga akazanira Bob ngo amubikire. Kwumva ibyo bintu byumvikana. Ubuse ni umwana wo kuba yayoberwa aho bafunguriza konti. Brian Hasoni nundi munsi ntuzongere kugerageza imikino nk'iyi ngiyi. Ese mo kumamagara kubagaho igitaraganya ngo cyo mamagara ndakimenyeshwa mpageze uranterera cy'ubwoba habaye. Amana amahoro. Skunteye ubwo mamagaye ngo cyo mamagara ndakimenyeshwa mpageze nko kuri polisi. Ngo wacyumba bari kureka kunkanga ko ubona nirwarira umutima. Kira umutima hamwe usubiza mu gitereko. Ngabe baze ngo icyo hamagarira kimenyeshwa yageze nkawe nje kuri convocation. Sikwagereka kumura umutima. Ese mama mvuga ko ndaza kukubwira ikintu
akikubwira kuri telefone kandi ubundi se wowe wagiye uza kundeba mu rugo ya ndi kubipanga muri ino minsi ndi kubipanga ahubwo ejo bundi nari ndi mu kazi njya kumva numva wa muhungu numva aramamagara wowe muhungu se wa muhungu wambwiye bita Vincent aramamagaye gusa byarantunguye cyane ndetse niba muhaye nimero zanjye njye wazimuhaye kubera ko ari wowe ubana na Anto ndamugani rero ashobora no kumuguha mukavuga ko watuyazi ko bitaba umuha nimero zawe ndavuga nti wenda mumenyane nashaka kuvugana na Anto umuhe telefone gusa mama nakubeshye kora ahangaha acha brag abanditsi ibeze uriya mungu si mwiza njyewe kuviza kugeza ubuziraherezo uriya muhungu niwe ugomba kutubera umukwe none se reka uriya muhungu wabonye imodoka afite yarankanze wabonye uburyo ari igisore kuntu afite imodoka nanjye ubwanjye none se kari agakuri kacu agakurikiyeho icyo uretse kuba ari urukundo nyarukundo nanjye ikintu nabonye cyo gusa uriya muhungu kuba yaravuze ati katwinjire kamanze ninjire mu muryango banze mwaniriza n'umubyeyi kuba yarakwegereye akakuganiriza yambwiye amavu n'amavuko y'urukundo akunda uriya mukobwa wanjye bariganye urabizi ko Anto ni ikimene ku ishuri urabizi ko yapfukaga mwarimu byose umuhungu rero baricaranaga buriya mu ishuri nuko utabizi najyaga kumusura ngo yajyaga apfuka mwarimu akanamusoma Anto ku bwenge bwo arabufite bwo mu ishuri sasa rero n'uwa mutipe nawe akaba ari umuntu wigira ubunebwe utajya akora ikindi atagira ngo yarambwiye ngo diporome arayikesha Antoinette ubwo niriya modoka ni nka hariya jona se Antoinette watumye akira iyo atabona diporome yabona akazi keza ahubwo afite kampani arambwira ati jyewe nabuze ikindi kintu nakwitura umukobwa wawe uretse kuba namugira umugore akabana n'abana banjye nyirashyano wacu se abyemere ikibazo rero ni iki ngiki gusa hari akantu twapanze njye nawe kuko twe twagiranye ibiganiro byinshi cyane gusa wenda sinzi niba kubera ko ntabikubwiye mbere ntubigireho ikibazo gusa twaraganiye tuganira ibintu byinshi cyane arabimbwira amavu n'amavuko yabyo turaganira biratinda arambwira ati rero njye namubwiye ati dupange noneho njyewe sister wanjye niba kuko mutakivugana adashaka kukuvugisha dupangire mbahuze baza ngo ni hehe tuzahurira ni hese nanjye nzabona mubwire ndashire warishya ugomba kuba oya mama ntabwo ugomba kuridodesha ngomba kugurira ikanzu nziza cyane ibase kandi hari amasezerano twize kugira ngo ibaze yanjye utarangurije oya yo ngomba kuyigura mama rero niyo nzaba nambaye tuzahurira aho ngaho rero nicyo kibazo nayo ngiye kubwira urabona tuzi ngo duhurira aha ngaha byaba ari ikibazo oya hano oya ntabwo ari cyiza twubaha natwe utaza agahita yinjira mu nzu yacu mwamuzanye iwanjye turajya mu kabari kubera iki ako kana ahubwo mama nakubeshye niyo proposal namuhaye wowe ikintu ugiye gukora umva Antoinette ko umuzanye iwanjye umubwire uti mama ntiduheruka kujyayo kandi mama ahora dusura yirirwa yiciraguraho ngo ntabwo tumusura umva ndashaka ko cyumweru tuzajyayo harimo Vincent nawe bahuri uri mapanzi mama ntabwo njye nakemera ko mushiki wanjye yakitesha umuhungu muri ibazo ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo kunda ugukunda kubera ko ukunda nakunda abandi niba umugabo agukunda nubwo wabikikurya umuntu arakwihanganira nibyo ngibyo Anto yagize amahirwe burya ngo tugazibona abana wenda nagiye nanjye stress zo kuvuga ngo ndi kumwitaho ariko se ubundi arakora icyaha ko akuze biriya yivugishwa biriya bigomba kurangira ugomba kumuhuza na Vincent bagasubukura reka ngo bigeze gukundana bigeze gukundana ariko yanze kubimbwira umuhungu yarabimbwiye gusa mama nyine urumva ikintu kiba gituma rero nashaka nanjye ngo Kariza muzane mu mago mushiki wanjye bafitiye ikibazo none ndamutse ngiye byahita birangira ariko rero Lucas nakwereka tubyihore ibyo tuzaje reka ibyo mbe mbisimbutse reka twivugire ibya Vincent n'umukobwa wacu sibyo umva
Antoinette rero mushyire ku murongo azaza yambaye neza umva agomba yasaza ari icyuki imbere ya meza ku buryo azahita atakaramo noneho burundu yashaka akamugira no mu bapfumu bakamuha imiti ituma Antoinette amukura kugira ubyemere nagiye kubona mbona muri screen yiwe ya telefone akiyatsa ari kuvugisha umuntu mbona ifoto ye yewe bataramuko ninjye wapfaye mama byaye nawe ariko shana kuri Antoinette nanyiyanguriya musore niyanguriya musore ngiyeho tuzapfa ubusa mama ariko nawe wigira oya nibaza umuntu umushyira muri screen azi ko yamwanze akaba yirukanka kuri musaza we yaje wanjyana nahayoboza atahazi batubicya n'umwana mwiza aririkura gusa nanjye narabye nakire n'agakira ngati buriya yajyagamo amapase akamuha ubundi bukobwa mu yakire n'agakira no mu bintu Antoinette mwamwagira ngo nuko ngo yamuhagaze apase we nicyo kintu mwangira amase niba yarakijijwe bitwaye icyo ngibyo ntabwo bigiye ibintu byahahise ko ari ibintu bisenye yose ibyo ngibyo oya mama mwana ureka nkubwire uzi iyi diru iri mu maboko yawe niba ubana na Antoinette ahangaha kandi uzamuzana asa neza yaka iriya nzobe yasa nk'abahindi abana ku buryo umutipe azahita atakaramo oya kugira ubyemere nzamushakira umuntu bita aba makeup artist azabikunda akora icyo bita kumushushanya urumva uriya muhungu aramukunda ikintu kibura na Antoinette kandi azaze nta bintu byayo nibyo byo kwirakaza no kwijugunya ahubwo ubundi tumuganirize uwabane nabyanga nzamenya ko umwana wanjye bamuroze nzajya kumenya ko niba agiye kukubwira I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a